Sando ibintu mwavugaga byose nabyumvishije. Urana n'abagabo ikinini. Sando numara kwandura sida ugatwarinda uzayijyana. Mama Devi. Bariya ni bande wambwiye biki Mama Devi. Izo byabyaye bakubwira. Bari ibintu bazamuza. Aho ndebera Mama Devi ibi ni ibiki kwe? Ko mwicaye ko mwashyano. Mama koko. Edi basi byuka. Edi. Mbabarira. Wongere inama nanga kumva. Ariko urabizi ko nkukunda wowe umugore wanjye kandi mbona ati Kandi uri umugabo wanjye. Cheers. Uri muransiga bite byawe? How are you byawe? Gende. Ariko Sando urabona uzakuza ku kigo kugeza ryari? Yawe ni kigoryi. Wajya utegereza ukareba Ndeba kure cyambere cyane mama ukuntu ameze ni ukwirirwa mu nzoga yasinze atanga n'abantu. Mama Nuko ari byo yashimye. nawe urifuza kuzaba nawe. Nanjye ni gushimira. Ujye utareba kure umenye ko umaze kubabarira. Nuzi kwimesera ntiwakoza ibyombo niyo nasiga ibiryo nguteka inasanga inzara yakuguze utikete waretse ubugoryi ugafunguka mu mutwe. Mbabarira. Sando reka mubwize ukuri nubona mu mata dutakigendera uzamenye nawe wifuza kuzaba indaya nkawe. Induba indaya? Nese wicara aha nta kintu uzi kwikorera ushatse umugabo mama horo babarira ibyo bikora. Siwe mukuru. Sura ya Sando bizakurushya. Siwe mukuru se? Kuba mukuru se bivuze ujye ubikora nkurusha imyaka ingahe? Buriya ariko reka nkubwire. Ugarara hanze baze ngubaze gato. Udi mu rugo iwawe hameze hate ni hantu ki? Twaganira kwiteza wono. Ntabwo nicara. Nawe uratebya. Ntabwo nicara. Amazi kamaremo. Turasindukana gukaryama njye ndi buzima. Wasinda undi wari. Gaunti. Kibicara. Mbona abaye babiri. Wasinda cyane kandi n'ukutari. Shiri kuri kowe. Mu rugo hameze gute? Mu rugo hari ibyana ariko ndahita nkiruka. Zonzerereze zisange hariya turi kugendana. Irega na se n'undi yarana. Subizi ko ngukunda. Nanjye ndagukunda. Zonzerereze zisangemo hariya. Reka. Twigire mu rugo twigire kuryama sibyo? Sikuri kugwa. Kwegura wowe haguruka unyegure. Wowe nyegure. Mbese ko utari kunywa urakari. Ngwino tugende. Wawita. Okay, tugende. Ndi muzima cyangwa wabizi ndi muzima tugende. Bino tugende. Sishiri kutubikunga kutazi. Aha ni inyuma. Kurusha imyaka ingahe Sando? Indusha yose ibyo ntabwo. Turi ikigoryi ntabwo n'abandi bana mungana bakora bagafasha ababyeyi babo. Njye nawe nitudafatanya ngo twiyiteho urabona bizagenda bite? Iso aradutaye
mama nawe ndabona nazi ameze nk'udahari nawe uri kwigira nk'ikigo ry'umuntu udafite ubwenge ibyo Sando wabaye umuntu mukuru kandi sureba Sando guhora nkubwira ukabita aho nabikubwiriye uzatsinda sura umukobwa ndakubangamira ubundi ubona iki gihe ngezemo kuki udashaka kunywa ese ibyo ngibyo kumwe n'ingoma y'iki nta kintu cyiza kukumarira nta kintu byakumarira ntacyo ubwira wumva navunika ese ko n'ubwo uri kurwagiye kuri ariko undi n'ubwo ikimuga ntiwakoropa ntiwajya kuvoma nawe ujye kureba wese wicajwe impande yanjye imarike Sando mbabara n'utuntu ngira umujinya mbabarira rero cyangwa uburezi ko ndabona usigaye warambereye na mama so mu kanya ajya kuvoma amazi y'urufurisha tubyihorere ndayavoma sibyo kizambabaza n'ukuntu uzakora umeze nicyo kizambabaza cyangwa nkabona ubayeho nabi waranze kumenya aho uzabeho neza undi ariko serezanshitse Se mama Divi. wabonye Bariya ni bande wambwiye ngo iki mama Divi. nizo byabyara bakubwira niba ari ibintu bibaza Aho ndebera mama Divi ibi ni ibiki kwe? ko mwicaye mu mwashyano mama Sando reka mbwira nzagusiga Nagukundaga ariko kuri iyi nshuro sinzi nanjye ndebera reba. ntabwo wanyanga aba ndabibuka Mama Divi ibi ni ibiki reba. divine Mbikubwira ndashaka kwicara. Nkeneye kwicara hano. Ariko natwe turezi iyo tugumisha hano mama Divi. waje kureba abana beze Okay. Nicare. Wazaniye intebe. Mama Divine. Nkeneye kwicara ku ntebe. Mama Divine nkeneye kwicara ku ntebe. Aha ni hasi. Intebe ni. Kunyicaje hasi Mama Divine. Tugere kwitembera Mama Divine. Nizere ko ziriya ntuza zitagaruka. baragaruka bajye kwa se yanayabona Ubwo se Mama Divine ko wambwiye kureba muramera he Mama Divine. badivine nabirukanye ntabwo badubira kugaruka Wafunze Mama Divine. nafunze Okay. Ubwo nizere ko uraryohereza Mama Divine. Ase bundi bakwita nde ritari Mama Divine. nawe urabaza Mfite ibitotsi Mama Divine. None se hano ni muri salo tugenda ugiye kumva? nakubwiye ko ntacyo nzakwima Waneruye. Okay, genda nta kibazo tugenda. Nizere ko bahashashe ziriya ntuza zawe muri turanyura hano. Sando Iskora komanda kumukunda igikwira umukobwa ari hano ndabona umeze neza ndaryoshye nabyibona wabuzwa n'iki kuryoza wabuzwa n'iki ko mama wakora nubwo nasa mugira wowe sinagakora ndimenya ngo nibagiwe mwakiriza iki bagomba usanze kandi n'amasaha kandi ego
kunzanira kandi none sigori Samba nzi yagiye. yigize ikigori giye twarahuye ndamubwira ngo nyine inshuti muhereze sigore kareka Kuri yewe. ahubwo se wabyuza mu se z'abagabo mba mbafite gutya Ndabona ushaka mu gisore cyiza. wamukora wese uzanyishyure nzamukora mba mbafite benshi z'amo amafaranga amafaranga imuguririze nabirenze Ndashinga amafaranga. Hari icyo twarara. ntabwo ari uwo mfite ajya no muri Amerika ajya mu bihugu byo hanze Reka mbaze icyo twarara nyurire. uwo se aramuruta reka 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 mwereke ifoto y'uyu. uzi uwo nguwo wenda n'umumara ajya mu bihugu byo hanze acuruza Ariko nawe ufite amakuru. wasanga uwo ari kabugere Wapi? Ese mwereke ifoto ye wirebe. tubireke ntabwo nyikeneye icyo nzi ni uko mufite uzayama Amafaranga se yite. nkakurangira umugabo Abagabo baribunza. Eko. None ari uduhe mu kanya ndi kuza. nyamara urishyana yaguhaye angahe Uza amafaranga amaye. angahe wasanga y'ibihumbi 50 rwaguye amafaranga Akanzaje ku 50. 50 nyine wese kuri Ubwo ni wowe nyine. urakana mu mukino Nuko. Sigaye ngumfumba mu Wacu hano mu rwanyu gusa akabari. sate yaturutse kandi. Urene imbwakazi biranye n'inyonza. Bravo wise no wae So. cyari kuri cyawe Soka washyano mbabari. asorambaza Mbwakazi. Ako Sando wambabariyeho. Sando. Sando nawe ugiye kwanga mama. Sando ni ntabwo ari nawe ukunze. Ako Sando. Ibyo mbwira byose mba nkanze. Sando ibintu mwavugaga byose nabyumvise. Urana n'abagabo ikindi. Sando numara kwandura sivuga twarinda uzayijyana. Hariyo nzakoza neza. Ariko Sando wambabariye ku kanya. Omaye mahoro. Sando nayo nzagutenga mama. Una uzajya. Sando nzagute nigendere. Ese inzira nayo uzi. Ni ngombwa ngo bimbaze. Reba umuntu wari waza kunsurura musohoye umwe usohoye imbere. Irariga bapfuye Ndayenga ziriya kujya mu bonane nazo. Namukubita nkajya muri gereza. Bariya bose nabakwica mu mutwe nabakujyana mu mico mibi. Yari ari kubwira ibiki. Nirwamo mu nzoga hano mu rugo mwahageze nko mu kabari. Sando kuki uri igicucu ubundi kuki utamenya ubwenge. Uwo mutwe wawe uziyemo ibiri. Sando mbabarira. Bandiriye mu masori ubuzima ndebe ko twabaho. Avuga igicucu. Se ko numva ko ari amafaranga yashyiraho. Kuki utari wanaza ngo umereze n'ibyo bitanu. yamaze iki? Yaguye amaze iki? Wowe yakoreye? Sando amafaranga nkorera hano ugatakaza kugenda. Sando hano gusa muri. Yo kumaze iki? Ikigoryi gusa. Ni ubuzima ko wavuga ati mukuru wanjye yagiye gushakisha kaneke basi tagira hano cyangwa Sando kuki uri igicucu. Sigaye mbona urutwa na mama wadutaye akagenda. Sando Yagiye wambabariye. Sando nzagute ngende. Wagera aho wese. Undi mbangamiye. Urambangamiye. Sando ndumfati nawe byose bigana gahunda. Ndari kubwira ko mukunzi ufite gutegura ejo hawe hazaza uri kuhangiza umaze kwigira indani Ni mwaka hawe uzaba nyine ngaho mu wigende. uramba washyama Kaje kareba. Siko mbona witonze ushobora. byareba byandenze Ibiki se bikorera? noneho Sando agenda sigaye nibaza niba nzamuta niba nse nzamuta ko ari ikigo ryeza bahandi Ufite umuvandimwe wawe kubera iki? akura umuyobozi koko none
yasigaye ajya kurara mu kabari asigaye azana abakobwa bake bakamuha inzoga mu rugo ubu byarandeye ugiye kuzishyira mu buryo bw'umuntu sorry oui so umeze neza ndimo ndakumva nta kintu ndi gukora ndi kumwe na Christella yaje kunsura ndi kumwe na Christella yaje kunsura okay ndaza nta kibazo uze kuza nanjye ndagukumbuye cyane ndakwandikira aka message kuko nanjye mpamagaye ndashaka kuguhamagara hari ikintu nshaka kukubaza yego oya okay baby nyine ubwo turavugana waje kunsura nanjye use muretse sigaye numva nta muta nitande ufite umuvandimwe wawe kubera iki abyibareye ko yabaye igicucu amaze kuba nka mama akunda uriya mwana ajya atekereza ubuzima tubayemo kandi byari kuryoshya gusa ese afite akazi kahinda kwirirwa yicaye hano ese amafaranga ugura inzoga yakura iyo nakubwiye se ubwiza muri ba bagabo ngaho ibibazo umunsi azatwara inda cyangwa se akandura n'ibyo birwara bizagenda bite urabona n'injye nawe dusigaranye umuntu yarigendeye nanjye simfite ubushobozi buhagije bwo kuba namwitaho muri ibyo bibazo byose ariko nashaka kumva ugamfata n'ikigo imbere ye base umwegeye nyine ari muri ibyo bintu iyo umubwiye agusubiza gute basi ngusabye n'iyi minsi meze nabi pe basi ujye hanze kuko ndumva nazi iyo umuntu yaragiye tuba amezi tutagiye kurangira agenda yumve nginzu noneho baramutse baje badusohora shemanye bataha nese uwo mwanya kuko ababyeyi bajya bansetsa papa wanyu yarabataye nawe yifata gahunda yo kubataha ababyeyi bawe ubu ngubu ndi kwibaza ahantu ndakura amafaranga y'inzu kandi nyirashyano ari hariya ngo abagabo numvisha ngo bamuha amafaranga ariko nta nubwo yamereza n'igihumbi nta nubwo yashobora kujya mu gikoni ngo yitekere ibyarye gusa abayehuta aba yumva ko ubuzima bwe bizagenda ute ariko mwihorere buri wese yikora ibyo ashaka ariko umunsi yatwaye inda akabyara akitwa umugore ntabwo azabyongera sinzi niba nzabyakira ntabwo azabyongera kuko nubwo ari ikigo ry'ino wacu rero nose imba umuhannye akakwihorera akaguca amazi ntiyumve ko uri mukuru wawe yumva ko bizagenda ute ese abanyamubanye bataye ushaka kwigira ikiruhuko umubwira ni umukobwa nawe azabona yara yicaye wowe uzaze umwihorera gusa yikora ibyo ashaka kuko ntabwo ajya kumva ushobora kuba yibwira ko ari mu isi wasanga ari uri no mu cyumba kizamukara n'undi ntibamutera inda se aba yumva ko azayijyana azambara isura y'abamuramutse bamuteye inda nahita musiga sinzi nyine nanjye cyakurikiraho kuko ntabwo nakishingira ubwo ngibwo byose ari kubikora ayitwisisha agacisha make ubwo ndumva kabyutse karimo karakubita inzugi sinzi agenda kubona amasaha yagiye ugiye mu kazi uza kubigisha nimugoroba Christian ntabwo mwerekeza ntari we ndumva naniwe ku mutwe kuko ntabwo mu kazi sinigeze nduhuka Ubaye ni urugendo rwiza sawa sheri
nanone koko. Nari ngwino ubu nahugutse. Nari Sando washyano wajinyuje ibyo biradiyo cyangwa ugasogera. Karibu injira. Salam. Nisi ubijya wowe. Ya. Kazi karikanje. Ensiko ugiye kumbwira ko nanutse. Hase ko niho wagira ngo ibibazo byakuzonze. Sheri mfite ibibazo ntabirenze. Bakuruka ni kukazi? Oya. Nishyano agiye kunsaza. Sinzi ko nabikora. Sando. Mwana mbona witonda? Yitonda ifoto sheri. Ubundi urankunda? Iki kintu ndagukunda. Nkunda ikigero nkunda uko kingana gute? Baby njyewe ndagukunda bimwe utabasha kwiyumvisha. Basi utuye mu mutima wanjye. Umutima wanjye urabe cyane cyane n'ubizi. Ariko ndabizi nawe. Navanje inyuma. Mwana nkawe mwiza nkawe naguciye. Ariko nyine mba mbona ibintu bigenda bihinduka ukuntu niyo mpamvu nari nkubajije kereka nyine n'ubutindiro. Tubyihorere. Icya mbere ni uko umeze neza. Baby ngira uramunda? Ndagukunda. Mbese ko utari kumbwira impamvu? Byari ibyo sheri nyine hari ukuntu ubona wenda nimba wumvaga n'ijana ku ijana ukabona agatangiye kugenda kabaho. Sha noneho njye nararengeje nsigaye boveye waraye. Aho se uratarutse ko wari uri kumbwira ikibazo cya Sando cyacu by'ubujemo. Sheri tubyihorere. Igihe turi kumwe tuba tugomba kuvuga ku by'urukundo rwacu sibyo? Ariko nanone gusa nyine ndagukunda. Nanjye ndagukunda kandi ibyo ngibyo numbyiteho nyine kari agaciro. Hari umunyu. Amagara bambaza iki? Ese wamwitanditse uzagushakira iki? Kandi ntabwo namwita. Aya sheri ntabwo ari byiza. Nise ugana umuntu ukeneye ubufasha byihutirwa. Twari dusangiriye ku kabari ari kumumagara kugira ngo dusubire gusanga. Ngabaye bamagana. N'umukopi. Hello? Yes. Meze neza kabisa. Wowe se umeze ute? Hari akantu ndimo ndi bize ndaje vuba nahita nyaruka amagere. Sawa. Mbeba ntitwise sheri. Nta bintu bikaze tu.
mukorana ku isesheri. Isesheri ntabwo uzi ko ari izina rusange. Bibi ndagukunda ukagira ibintu by'iyo ngabo. Ahubwo reka nyaruke abaranca ku kazi. Giye kwibuka. Nta kibazo. Siko ndabudishije. Nta kibazo. Nta kibazo sheri. Okay baby. Tumaze kuvuga. Sawa. Ndagukunda. Nanjye. Sawa. Sheri. Kari. Bakorana akamwita sheri. Mayeri yabo ndayazi. Ariko umunsi n'umwe nsigaye mbona nazi. Sinzakwifatira. Urigeze kwa muganga se? Noneho rero ngiye guhereza ibyo byo gutegura kwa muganga, sibyo? Njye nta mwanya mfite hari ahantu ngiye kujya. Uri kumva? Kumva Sandra? Kandi tugenda kano kanya ko ndabona nabi. Nese uri kuribwa? Ndari kunywa. Nise neza. Yego. Ukiriho haguruka ugenda ufate moto ujye kwa muganga. Gana namba yawe ushyiraho amafaranga. Harya rero mituweli yari yarangiye. Nayashyizeho. Genda nanjye yarangiye. Ubwo turahahurira. Uzumbwira ibyo urwaye. Uza kuza kunyirenza hano ku byavamo. Turarenze. Tubisubize ko mukunda. Orangwa. Yego. Kandi nkubwiye oya ntabwo narakaye. Ese uba ukunda bigaragaza ko urabafata. kangaho kame kwita. Right. Kana umvuwe rero. Mr. Romantic. Christine, ni wowe? Ni wowe? Baby, Mvuye? Mvuye? Edinda Ni wowe? Christine, ni wowe nze? Niba ufata ukanca inyuma, iyo mbwira ntabwo uhari. anakunda karasho. Aha. Turi kumbwira ngo urankunda. Kugeza uhoraho. Urankunda. Nawe undi muyikunda. Uri kuza konsura ibibazo nakwangiza. Urabyibuka? Uri ku ibyo wanshubije? Umuntu waguhamagaye kwita sheri ntaramwumvisha. Sinigeze mbikunda. Baby, twari turi kugana kuri business yawe. Niwe wankoreye. Niwe inshuti yawe. No! Edinda Inkoraho. kuzinze mbabara. Niwe wankoreye. Gusa birashimishije kandi mbabara. Edisuzi kuri inshuti yawe ntabwo nabikora. Yabo uzi kuri inshuti yanjye ikintu uratinyuka urifata nawe ujya guteza. Basi yaba ari n'undi mukobwa muri kumwe. Baby, twari turi kugana business. Business y'akazi. Musomana. Umfasha ndagusomana nawe. No. Icyo nababwira cyo. Winkoraho.
gusa unyeretse uri nawe unyeretse nyine urukundo ufitiye urankunda sibyo urankunda nawe uri inshuti yanjye ntabwo wabikora kandi wabikoze twari turi kuganira kuri bizinesi y'akazi baby si kuki umuntu mbabarira winkoraho nasoni uzira we nawe mugumane sibyo ndamuhariye wipfukamire ntabwo nzi imana mugumane byanjye nawe birangirira winkoraho please Uko bibaye nyine haguruka okay ndihagurutse ufungiye ko umuntu nyine haguruka What? Wigize ute? Mama Devi Wabonye? bariya ni bande wambwiye iki Mama Devi ibyo byabyaye bakubwira Niba ari ibintu bazamuza. aho ndebera Mama Devi ibi ni ibiki kwe ko mwicaye ngo mwashyano Samba ibintu mwavugaga byose ntabyumvishe. Urana n'abagabo ikinini. Sando numara kwandura sibyo ugatwarinda uzayijyana. uzi ko inshuti yanjye ntabwo nakora Yabo uzi kuri inshuti yanjye ikintu uratinya kurifata nawe ujya guteza basi yaba ari n'undi mukobwa muri kumwe turi kumwe twe turi kuganira business y'akazi musomana umfasha no gusomana nawe Eddie kanguka. Eddie basi hanga. Eddie kanguka. Eddie basi kanguka. Ihangane. Eddie. Sura bikorera giti. Eddie basi byuka. Eddie. Mbabarira. Wongere inama nanga kumva. Ndagendeye mu kiganiro. Eddie basi mbabarira. Basi ngiye gukubera umwana we.